turakwakiriye mwene data dukurikiranye muri uyu mwanya ikiganiro cy'ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe kuri Duhumurizanye TV. Ngewe muri kumwe ni Reverend Pasteur Ndorimana Edouard, ndi umushumba, umugabo ndubatse nk'uko musanzwe mubizi. Kimwe niba waba udukurikiye nonaha turabisobanuye nuko bimeze. Imana ibamugisha. Munyemerere muri uyu mwanya turi kumwe n'umutumirwa wacu, arabibwira kandi numugisha kumugira. Bishimiye kuko muhaye ikaze. Imana ibamugisha. Yesu ashimwe cyane. Pastor urakoze cyane. Ndanezerewe kuba muri uyu mwanya. Nitwa Muzirankoni Scovia, ndi umudamu ndubatse, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Foursquare Church hano Kimironko, riyobowe n'umushumba Dr. Bishop Fidel Masengo. Ndanamushuhuje. Imana ibaha umugisha, dukomeze kunogerwa n'ikijuru byateguye ko twumva. Amen. Urakoze cyane. Muramwumva Muzirankoni Scovia, n'umukozi w'Imana. Uyu munsi navuga ngo tufite umugisha wo kubana nawe, kandi nizeye ko uyu munsi turagira ibihe byiza. Amen. Reka rero mbere yo kugira icyo tuvuga tubanze dusome ijambo ry'Imana turi bushingire ikiganiro cyacu, hanyuma dusenga Imana kugira ngo icyo dukora cyose tubanze tugisenge. Rimwe na rimwe hari igihe Satani atera abantu bakaba bavuga ibiza gutuma abantu batumva bya bintu, ariko uyu mwanya turagira ngo dusome dusenge Imana idufashe tugitangira kugera ku musozo. Reka dusome muri Yesaya igice cya 62 murongo wa 6 n'uwa 7 gusa. Wadusomera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yewe Yerusalemu, nshize abarinzi ku nkike zawe, bazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere, kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Akahindura ishimwe mu isi. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye ko duhaye aka kanya. Reka ukuboko kwawe kwiza kubane natwe. Turasaba umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, turasaba umwuka wera ngo atuyobore muri byose. Tugitangira kuvuga no kuganira, unyemerera ikiganiro cyacu kiyobore, maze ubwo tuza gushyira ku musozo, Mwami ubutumwa wagambire ko dutanga ubashe kwinjira mu mitima y'ababukurikiye. Urakoze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Scovia. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro yacu ivuga ngo kwibutsa Imana. Kwibutsa Imana, ntekereza ko nta wakibutsa uwo batavuganye. Burya iyo utavuganye n'umuntu ntacyo wamwibutsa. Uko byanze bikunze kugira ngo habeho kwibutsa, hari imvugano yabaye. Iyo mvugano yabayeho rero ituma ujya kwibutsa. Ndagira ngo uyu munsi tuvugane n'abantu bavuganye n'Imana. Atari bavugana nayo, turabasaba nabo ngo baze. Uko burya Imana ivugana n'abantu bose, ariko kandi iciye mu buryo abantu cyangwa Imana yashyizeho kuganira nabo. Uko burahari iyo yabivuzeho, yaravuze ngo ishobora kuganira nabo mu nzozi bashyizweyo, kugana nabo mu buhanuzi, mu ijambo ryayo, mu iyerekwa, bashobora kuvugana n'Imana. Hari abantu rero ibyo byose mvuze batazi iyo biva n'iyo bijya. Ari inzozi ntazi icyo zisobanura, ari iyerekwa ntazi iyo biva n'iyo bijya. Ijambo ry'Imana ryo reka da, yewe no mu buhanuzi ntazi abahanuzi babo. Uwo muntu biragoye kuza kwibutsa uwo batavuganye. Ariko icyo ngendereye ni kimwe, nuko turavuga ngo kwibutsa Imana. Se kubera iki Imana idusaba ko tuyibutsa? Wabivuga iki? Haleluya. Akimana ni umutunzi w'imbabazi. Ezi umuntu kugusezeranya ikintu cyangwa kubwira ikintu, ndagusabye uzanyibutse. Ndagusabye uzanyibutse, kandi turabikoresha. Nubona asa n'uwibagiweho uzanyibutse. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Kwibutsa Imana nje mbona bifite umumaro munini kuri njyewe cyane, kandi Imana ntago yavuze ngo tuyibutse kuko yibagirwa mushumba. Imana ntago yibagirwa, ahubwo burya kwa kundi tujya kwibutsa Imana bifite
bituma tugira bond ubushuti ubusabane n'Imana. Nubwo uba wagiye uvuga uti mfite amasezerano Mana yavuganye nanjye, Mana wavuze ibi n'ibi kuriya kuntu uvugira imbere yayo byongera ubushuti, byongera ubusabane n'Imana. Ndetse hari n'igihe ugenda ugiye kuyibutsa ikaguha n'andi masezerano n'andi atarasohora. Natekereje ndavuga ngo ubundi iyo twiga mu ishuri mwarimu aduhagaze imbere gukomeza kuza mu ishuri kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu cyangwa kugeza ku cyumweru cyangwa kuza buri masaha abiri mu ishuri ntabwo bihagije gusa, habaho no kwandika note. Urandika noneho kugira ngo utsinde ikizami ni uko usubiramo ibyo mwarimu yagize yakwigishije. Ni ukuvuga ngo kuza kumva mwarimu gusa ntibihagije, igihe utuma utsinda neza ugatsinda cya kizami yaguhaye ni uko usubiramo note. Ni uko usubiramo note. Rero turi mu gihe abakristo bashaka ko batsinda baje mu ishuri gusa gutega amatwi batasubiyemo note. Ugomba gusubiramo note kugira ngo utsinde ikizame cyaba gikomeye cyaba cyoroshye hantu wanditse. Uretse no hari n'igihe uba utanditse, hari n'abataza mu ishuri ariko akavuga ngo ibyo ari byo byose runaka yagize gutya yagiyeyo. Niko kundi rero ufata umuntu ngwino tujye gusenga, numva nkeneye umuntu dusengana, ntabwo mperuka gusenga. Uko ukwibutsa Uwiteka, noneho muri kwa kuntu wibutsa Uwiteka Imana iguhishurira n'izindi ntambara zirimo kurwanya ibyo wagize gutya, ibyo yakubwiye, ikakubwira strategy cyangwa tekinike cyangwa uburyo bwo kurwana izo ntambara. Noneho ikindi habaho no kwihanganira igihe cyo kudasubizwa muri kwa kwibutsa Imana, kwa kundi tugenda dusenga tuvuga ngo Mana ibi nibi. Imana imanura imbaraga bita kwihanganira igihe, kuko hari igihe umuntu atazi kiri hagati yo kuvuga no gusohoza. Rero Imana ivuga ngo haba ijambo ry'Imana ni igipfunyika kirimo ibintu byinshi. Iyo uvuze ngo munyibutse utera intambwe yo kugenda, iyo ugezeyo wunguka byinshi. Niyo mpamvu ivuga ngo mujye munyibutsa. Kandi burya nta muntu utavugana n'Imana, ahubwo abantu ntibamenya ko bavuganye nayo. Ubu ngubu baguteze amatwi barimo kumva iki Imana, barimo bumva iki. Kandi ikintu gitangaza, hari n'igihe twibwira ko aba mu rusengero aribo badukurikirana. Reka da, hari abantu badaterana mu rusengero ariko bakurikirana ijambo ry'Imana, kandi burya nabo baba bavuganye n'Imana ahubwo ntibumvira ryaje. Abantu benshi babayeho mu buzima bwo kumva ariko kumvira bikananira. Nibutse igihe cyose Imana avuganaga n'ubwoko bw'Abisirayeli yababwiraga ijambo ryitwa kumva. Nimugira umwete wo kumva, nimugira umwete wo gushyira mu bikorwa ibyo mbabwira, nzakora ibi. Imana itegereje ko abantu twumvira. Rero ndagira ngo wa mugani nk'uko bivuze, abantu bajye bagerageza kumvira ijambo ry'Imana, kurishyira mu bikorwa. Yakobo niwe wanditse aravuga ngo mujye mukora ibyaryo, atari ugupfa kumva gusa mwishuka ngo mugasa n'abirebeye mu ndorerwamo mu kanya mukagira mukiyibagirwa, ngo ahubwo mujye mukora icyo rivuze, nibwo muzabona imigisha uva muri iryo jambo. Na Pawulo yaravuze ngo rego ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, n'ubw'ibikorwa nabyo. Yesu ahimbazwe cyane. Kwibutsa Imana ntabwo Bibiliya ivuga mu buryo bwinshi, ariko kwibutsa Imana ni ukuba mu bihe byo gusenga. Kuko aho Imana mwavuganiye ni naho izagusanga igusubiza. Aho Imana mwavuganiye, aho wumvira Imana niho igusanga. Kuko ntushobora kumva Imana, ushobora kuyumva bagiye mu materaniro, ushobora kumva bagiye ku musozi gusenga, ushobora kuyumva abakozi b'Imana bagusuye. Ibyo bihe byose niba bitakigaruka mu buzima bwawe, ntabwo uzavuga ko Imana itagushubije. Buriya nasonye igitabo cya Daniel nsanga Daniel ngo ajya gusenga iriya minsi 21 ngo yari yasomye ubuhanuzi bwa Yeremiya ashaka kubisobanukirwa. Iriya myaka 70 Imana yari yaravuze nishira ko bazava mu bunyage. Ngo maze gusoma ubuhanuzi, ni ukuvuga ngo nyuma yo kumva ubuhanuzi ujya kubusengera, ajya kubusengera. Kwibutsa Imana ni kwibutsa Imana. Yagiye yibwira ngo ibi bintu wavuze tugeze mu myaka ingahe? N'imyaka ingahe? Ibi bintu wavuze ko abantu bazava mu bunyage, ibintu wavuze ko ibyago bizaba, kandi yari ataravuga, yari ataraba ngo Daniel.
umwami ahabwa icyubahiro cyane. Amen. Amen. Ariko asomye ubuhanuzi, iyo ubuhanuzi buje ukora iki? Ubundi ukwiriye kubisengera cyane. Hari ikintu tujye twigisha ngo abantu bafite nzayimana ngo mubitondere, ahubwo wowe ufite nzayimana witonde, iyo nza ugomba kuyikurikirana. Mwama ahabwa icyubahiro. Amen. Hari igihe twigisha dusa naho dutera abantu ubwoba ngo ngewe ngo mfite nzayimana, ariko nzayimana uyikoraho iki? Nzayimana iyo utekereza mu bihe byawe bya buri munsi, mu masaha yawe ufite, iyi nza uyikoraho iki? Iyi nza rero niyo yajyanye Daniel kuri rwa mugezi gusenga akamara iminsi urebe ko iyi nza yari ikomeye, imanura abamedi n'abaperesi bafata kugira ngo bayirwanye. Yego, iyo rero wibutse Uwiteka nicyo cyagiye ugera n'abamedi ukabatsinda bafatiye marayika wawe mu kirere. Uko niko kuri. Hari ikintu nibaza umukozi w'Imana, inshuro nyinshi Israeli yabaye mu bihe by'intambara. Uyu munsi ifite icyubahiro, uyu munsi iragenda iratuwe, arimo Bibiliya iratubwira ngo hari igihe yigeze kuba ikidatura ibahinduka amatongo, barabajyana. Urabizi ko ubwa mbere abanyaga babajyanye muri Egiputa, icya kabiri baza kubanyaga babajyana i Babuloni, bagiye bajyanwaho iminyago inshuro nyinshi, igihugu bakagisenya. Kiriya gihugu gifite amateka meza twumva, abantu baratega indege bagiye kujya mu mva ya Yesu no kureba imisozi itandukanye Bibiliya itubwira, bakavuga ngo ari ubwiza nyaburanga kigeze kuba amatongo. Igihe rero barimo kibaye amatongo, reka mvuge ko Isiraheli ari umuntu nubwo cyitwa igihugu. Ni Yakobo uvugwa, ni Yakobo wahinduriwe izina. Kwibutse ko uyu munsi nitwa Ndorimana Edouard, ariko izina ryanjye rishobora kuba izina ryubakirwaho ibintu byinshi bitewe n'uko Imana yabishatse. Aba bantu rero bitwa Abisiraheli babaye muri ibyo bihe byo gusenyuka, icyubahiro kirataka. Ndagira ngo mvugane n'umuntu uyu munsi uri gugwa avanga Imana yarambeshye, kuko akenshi iyo tutegereye Imana ngo twibutse Imana, hari n'indi jwi rikubwira ngo ibyiringiro ufite by'amasezerano ubikura. Ntabwo uri kubona uko ubayeho, ntabwo uri kubona ko abaye amatongo. Reba ko ntubona ko abaye umwirare, muri we ntugisurwa, muri wowe ntawe ukikwifuza, muri wowe ntawe ukigukeneye. Yewe uko wari urireba, ese ubundi ayo masezerano atarakurengeye ibi bintu ngo akurengere, ubundi iyo Mana izasoza kwa kangahe? Abisirayeli babaye muri icyo gihe. Njyangira ubwoba rero bw'uyu munsi. Urabona turi mu bihe bya coronavirus, akazi abenshi bari kugenda bagabanya, abandi kandi nkwibutse ko hari igihe Imana ibwira umuntu ngo ngiye kukuzamura, none agashiduka yagabanije, ngiye kukuba, ahubwo imusenya ukagira ngo barabihamagaye. Nzakugirira gutya. Iyo nza uvuzeho akenshi benshi turayifite, ariko ibyo tubona bitandukanye na nza dufite. Kandi muri rugendo abantu bagushijwe n'iby'Imana itababwiye, uko ibyo yababwiye ntacyo bitwaye, bizanasura kuko baracyari, ariko iby'Imana itababwiye bibaye byinshi. Isiraheli nayo yabaye muri iki gihe, bafite amasezerano ya Aburahamu, ya Isaka, ya Yakobo. Imana igenda ibabwira ko izabagira igihugu kikaguka bakamera neza bakagira amahoro, izabahindura ngo ikajya babwira ngo izabahindura nk'igiti cyiza cyishimiwe. Ariko muri ibyo bihe babwirwa amagambo meza bakagira igihe baranga. Hari umuntu Imana yemera ko arangara akanyaga. Abakristo hari igihe barangara, nk'uyu munsi umuntu akarangara, nk'ubundi dusenga muri iki gihe, babona ko turi hafi y'urusengero, abantu bakabata muri iyi minsi ntari kumwe na pasiteri, reka nanjye nkora ibyo nshaka. Noneho pasiteri akagira ngo ni Imana uyihemukira pasiteri adahari, Imana uyihemukira ukuyobora adahari. Ariko ayo makosa yo kurangarira urimo ibintu bikurangaye bizagutera gutuma amasezerano adasohora. Imana izanire ibyo utavuganye nayo. Niyo mpamvu kwibutsa bikwiriye kuba ari bidugiha ubusabane kuko abivuze. Ubwo busabane bugatuma dutungana mu maso y'Imana. Kuko ndiwajya kwibutsa Imana, reka ngo urugero rwa bugufi. Reba umuntu arakubwiye ati Muzirankoni, ndashaka kuzaguha inzu mu uyu mujyi wa Kigali, ariko ugomeze tubana, biriya bintu wabagamo bireke. Ati murakoze ndashimye, ati kandi rwose kuba munyemereye inzu ni sawa. Ejo umuntu aragiye atangiye gukora ibitandukanye n'ibyo wa wundi yamwemereye inzu yamubwiye. Icyambere bizamukururira, bizatuma ubusabane bagiranaga bugabanuka. Kwibutse ko igituma abantu bamwe bananirwa no kwibutsa ni ubusabane buke bafitanye n'Imana.
kuko niba ari ikintu gikomeye Imana hano yashakaga kubwira abisirayeli, harimo no kugira ngo yongere igarure ubusabane bwayo nabo, bayibutse bongere bagire igicaniro muri bo, bongere kuko hano nkokiza abarinzi ku nkike n'abahanuzi n'abinginzi bagomba guhora baririra umurimo w'Imana, baririra ayo masezerano Imana yavuze ku gihugu cyabo, yavuze ku miryango yabo, yavuze ku itorero. Aba bantu bagombaga guhora bategereje inkuru nziza izava ku Mana, izanywe na marayika w'Imana. Icyo gihe rero Imana iravuga ngo ntibazaceceka. Uzi ijambo ntibazaceceka icyo risobanura? Uribuka ijambo rya Dawidi ryose, isengesho rya Dawidi ryari rigeze, ryasaga n'irivuga ngo Mana ntuceceke. Ubu hari umuntu utakinabivuga, abarozi bakamuzonga akananirwa no kubwira Imana ngo ntuceceke. Ubundi isengesho ry'umukristo, ry'umunyamasengesho, akwiriye guhora abwira Imana ngo Mana ntuceceke, haguruka ku bwanjye, ntuceceke, haguruka ku bwanjye. Dawidi yajyaga avuga ngo banteye bangose ariko ntuceceke, haguruka abanzi banjye batatana, haguruka abanzi banjye batatana, ivurugute. Aravuga ngo kandi wigwatirize abanzi be kumbata. Urumva yageragezaga kwerekana ko abanzi bamugosa ari benshi, ariko Imana ibarusha amaboko. Uribuka avuga ngo ikimenyesha yuko unyishimira nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu. Ayo yari amagambo yavugaga ku bw'ubusabane afitanye n'Imana. Iki nicyo kintu ngo mu mubabaro wanjye nambaje n'Uwiteka aransubiza. Donc ibi bintu rero bigaragaza iki? Ko abantu dukwiriye kuba mu mwanya wo guhora twibutsa, kandi ari byo binakurura ubusabane bwacu n'Imana nk'uko ari bivuze. Kandi burya muzira ngo ni iyo tutibukije bifite ingaruka. Ese pastor uzi ikintu yanababwiraga ngo bibutse? Reba amagambo yababwiye haruguru. Kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza, kuko ngiriye Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika k'umuseke, kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza, nuko amahanga azabona gukiranuka. Urabona? Azabona gukiranuka. Hari ibintu Imana yibwiraga kugirira Isirayeli, hari ibintu Imana yo muri gahunda yayo yibwira kugirira umuntu wayo. Icambere ibi twajyaga turirimba ngo nukore ibyo yadusezeranije bizaba, cyangwa mwiyerekwa nta nyungu ifite zo kukubwira ibinyoma, ishatse yari kuzabikora icyakize kikubwira, ariko yabivuze kukurema agatima. Haleluya, amen. Ni ukuvuga ngo yababwiye amakuru hano ibare mu mutima. Imana ivugana nawe ntibigusanze kuri vora, oya, ntibigusanze muri pisine, oya, yewe ntibigusanze muri sauna, oya, ntibigusanze ufite agateka wutashye. Imana ivugana nawe ibona udaheruka ibyiza, ubume cyakite wavuga ngo ibyiza atari we bikwiye. Niko abiririmba ng'abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko Imana yo yakurora ikabona uruti bishongore, ikabona uruti bikwerere. Haleluya. Kuko ireba mu mutima, uwo munsi ikakwemera ikakwemeza n'abantu. Imana ko ibisa Imana ikora ayo warize wayahora. Hari igihuba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Urumva ko hariho Imana isanga umuntu. Aravuga ngo kubw'urukundo nkunda Yerusalemu ntabwo nzatuza. Ntabwo Imana yizatuza. Ni iki gituma umuntu adatuza? Ese ko n'Imana ivuze ko idatuza? Ese umuntu yaba ari mu mahoro wowe ugahagarika umutima utaba umusore umuhamagara? Tikada. Umuntu yaba yabyaye wavuye kumuhemba ariko ugahagarika umutima. Rika ntibishoboka. Uhagarika umutima w'umuntu uzi ko atwite atari bubone ibyaha cyane. Atwite umugabo yamuteye inda aramuta, ariko ijwi rigaturuka ahantu hatazwi ngo kubera urukundo ngo ukunda muzirano sinshobora gutuza. Icyo ni Imana igira ngo wibuke mu gihe ugiye kurira, uvuga wibuke ko yavuze ngo
mwibutse abibutse Uwiteka. mwibutse Umwibutse iki? Ibi waravuze ngo urukundo nkunda, ntushobora gusinzira, ntushobora gutuza, ukayibutsa ibyo yavuganye nawe byiza, ntukagenda uvuga. Bishop ejo yatubwiye ikintu ndatangara ngo umuntu yagiye gusengera ngo nabuze minervari z'abana, ngo naburaye, ngo nawe n'urwo rutwe wicaye mu ijuru atuje. Hari abantu bafite umwuka bita ruhangara. Umuntu arahangara isumba byose akavuga ngo ifite urutwe, ngo yicaye mu ijuru kuko yaburaye. ariko se byarigena uwo muntu aba yarakijwe cyangwa ni kwa kundi tuza buriya hari abantu bagiye mu rusengero kubw'imibabaro atari kubw'agakiza, burya babamo muziramo. Rimwe na rimwe tukabasaba gukizwa ariko izo vocabulaire z'agakiza zitababamo. Wafite umuruho afite umubabaro yikoreye, iyo Mana nitaho umutura rero n'ibitutsi biraza. Ni nka kwa kundi hari umugore cyangwa se hari umugabo ushobora gusaba ikintu runaka mu rugo cyabura gatuka n'induru zikavuga, kandi mu by'ukuri wenda nta n'igihari cyangwa se Imana yifite byose, ariko wenda uravuga ngo nzakimuha nitonze, kuko igihe dusabiyemo si cyo duhererwa. Imana rega hari aho ivuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho, ukuruzi neza ndakwiyegereza. Ariko hari n'ikindi, ubundi ntabwo ukwiye guha umuntu utakuzi. Ibyo bintu biranagora. Imana ikenera ko iha abantu bayizi, bakazanatekerereza abandi iyo ariyo kariya n'abagiriye neza. Herutse kubyigisha, herutse kuvuga ngo inshuro nyinshi iyo Imana igukoreye ibintu utarabanje kumenya ko ari ibikora, ugira ngo ni bene wanyu babikoze cyangwa n'ubwenge bwawe. Rega narize, burya mu mutwe wanjye burya nshobora gutegura ibintu nkabikora, ukumva ko amaboko yawe cyangwa se abandi wita amaboko yawe nibo babikoze. Ngewe njya mvuga ngo niyo umuvandimwe wanjye yampa 1000 namushimira, ariko nkibuka ko Imana imukoresheje, kuko hariho umunsi itamukoresha akayakwima yafite, akakubwira ngo ntayo ahari rwose ari na menshi. Icyo ni n'urugero rutoya. Ukwiriye kumenya ko ibyo bagukoreye ari Imana yemeye ko biba, none ukamenya gushimira Imana ugashimira na wa muntu, kuko hari abantu nabo bashimira Imana ntibashimire n'aba bandi babafashije. Burya nabyo ni bibi. Hari abarokore bateye batya, wamufasha ikintu akajya kuvuga ngo ngiyitaba Imana ntibari kubikora. Urumva ikosa wakoze. Icya mbere, uyu muntu ukoze ibyo bintu ashobora kukubwira ngo ngaho genda iyo Mana ibigukorera. Ukwiriye gufata umuntu bigukoreye. Ntuciye mu ijambo pastor, Imana ninde? Abo bahuye mu nzira Erega burya mugenzi wawe yakubera Imana. Ngende Imana yawe cyane. Umuntu Imana ntabwo yaratwihisha, ariko itwishurira muri bagenzi bacu, itwishurira mu bantu. Yavuze ngo none se we ko yumviye Imana, wamushimiye ko yanumviye Imana. Niba n'Imana ari yibikoze, wavuze uti Imana iguhumugisha, wumviye Imana. Ubwo wumviye Imana ukaba unkoreye iki, nawe Imana iguhumugisha, nawe kumva, iguhuze nawe n'umuntu wumviye Imana kubwawe. Uwiteka himbara. Cyo kora pastor Imana ibahumugisha. Nkazanye kuganira ijambo ry'Imana biraryoshye. Kuganira Imana biraryoshye. Tujya tubona abantu baganira, bakaganira abakobwa beza, abantu bashenye ingo bakaganira baciye inyuma, ariko kuganira Imana biraryoshye. Nibyo byambe Ndumva bindyoheye, ndabihishuriwe nanone. Buriya reka nkubwire, reka nanakubwiza ukuri. Turi kuri social media aho isi yose tureba, ariko inshuro nyinshi hari igihe tutajyana ubutumwa bwiza. Herutse kubwira abantu bikorera ingo zabo, ntabwo nshobora kwikorera umugore ngo muzanye kuri social media. Impamvu ya mbere, umugore kuba yananira si igitangaza, nanjye kuba namunanira si igitangaza, ariko se biri mu butumwa bwiza. Yewe reka njya mbona atari ngombwa, kuko impamvu ya mbere, umuntu ashobora wese kuba mubi, ariko social media ntizamugira mwiza. Niba ubutumwa bwa Kristo Yesu butamufashe ngo bumuhimbe, kujya kumujyana kwitangazamakuru bijyamurira. Biriya byo pastor ujye ubyumva. Okay, jewe rwose n'uyu mwanya nongere mbonero kubivuga. Bizira ngo nukuri. Ntabwo inshuro nyinshi kuririmba ngo umugore wanjye yagize utya, angira atya, erega no mu gitanda byari byarapfuye, mu gikoni birapfa, ngo ntiyanzaniraga
ngo atahe ngo ngurire ngo utuntu two kunzanira muri tekawe. Yewe erega reka nkubwire ushobora gukizwa ukera imbuto nta na tekawe wabona. Biriya bintu ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ubutumwa bwiza kandi inshuro nyinshi hari igihe twibwira ngo birahindura abantu. Ubutumwa bwiza rega ni ukuvuga Kristo. Ni ukuvuga Yesu Kristo upfuye akazuka. Kandi reka nkwibuke ibyaha bagakira indwara. Reka nkubwire uburyo bwiza bwo kuvuga ubutumwa abantu banadukurikire babyumve. Uyu mwanya nshobora gutanga ubuhamya ariko ubuhamya bwose bujya kwandarika mugenzi wanjye ntabwo ari ubutumwa bwiza, kuko umuntu yaba mubeje akaba mwiza birashoboka, yananira ejo ayagera handi agashoboka. Ibyiza ni ibi ngibi, niba twarakijijwe twitwa ko twakijijwe, reka muri twe Yesu yuzure muri twe. Ubundi titre yuzure muri twe abari we tuvuga. Zikwiye gutandukana. Nkuko kuri social media dushobora gusanga tukavuga ngo bashyizeho ngo urupfu rwa runaka. Niba wagize ibibazo mu rugo rwawe jya ushyiraho uvuga ngo bakunzi bavandimwe nagize ibyago. Nagize ibyago. Ariko kuvuga ngo runaka ngo ahishuye byose ngo amabanga ngo ibintu Imana yakoze mu rugo rwe, wajye ko ukabona arimo aratangaza ko Bishop yaryamanye ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo. Niba dufite abakansarazi hanze mwakabyara, ni muvuga ijambo ry'Imana muri tandukanye n'ibibazo dufite. Ibibazo dufite tubisengere, tubyingingira Imana. Ariko hari ibintu turimo kuvangira ivuga butumwa ku buryo abantu batagishaka gufungura kuko batazi igipfunyitse muri ibyo bintu, cyane ko banafungura bagasanga bitandukanye n'inyito twabihaye. Kandi pastor Yesu Kristo imirimo akora ifite views zirenze inkuru cyane. Yesu akijije umuntu. Iyo tugiye kureba tukareba abantu bakurikiraga Yesu kubera imirimo n'ibitangaza, ziriya ni views. Niba turimo gushaka views ntituzishake, ariko twe kubeshyira ubutumwa bwiza. Reka tubwire abantu ko Imana ijya yibuka abayibutse.